Hey guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency. So uyu munsi muri kubona ko muri Delta baduhaye application version nshyashya. Okay, muri kubibona nimba ukimayininga nimba utaracika intege ni byiza. Rero muri kubona ko baduhaye application nshyashya ngiye kubereka ibyo musabaga kwitondera mbere yuko mwa-updatinga. Then dukore update ubundi dukomeze twikorere mining. Icyambere rero ugiye gukora aka kanya no kubanza kureba ko abantu ufite muri security sako bari active cyangwa se bagikora cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuba baguhereza ya code. Muribuka muri update zashize abantu benshi cyane barekiye ku mining kubera kubura ya code. Ugomba kuba ufite abantu muri security sako yabo umwe babiri cyangwa se batatu, ugomba kuba bafite kandi uri sure neza ko baraza kuguha code mu buryo buri smooth cyangwa se mu buryo bwa nyabwo. Icyambere ngewe nimba wanakize muri security sako ushaka undi muntu mwegeranye umushyiremo kuko ngifite abantu benshi barenga nka 800 cyangwa 1000 bo guhereza code. Nubona ntagwaye code ntugire ngo nuko kwirengagiza cyangwa se byagenze bite. Ikindi cya kabiri ugomba kuba reka tunyurana kuri menu, ugomba kuba wibuka username yawe. Hari umuntu ubwira ngo username ugasanga iyo username ntayazi, kanda kuri menu umuntu nakubwira ngo mpereza username yawe, aha ngane uzaza kurebera username yawe. Iyi niyo username yawe ugomba kuba uyizi kugira ngo ujye kwaka code y'umuntu washyize muri security sako. Cyo si cya kabiri. Okay. Icya gatatu, mbere yuko usiba application dufite kuko biraza kudusaba gusiba application dufite. Icya gatatu, banza umenye uburyo ushobora gutangamo security sako nimba umuntu yaragushyize muri security sako. Iyo ugiye guhereza umuntu code uraza ugakanda kuri provide security sako. Ahangaha niho nyura iyo ugiye guhereza umuntu code ukahakanda. Ahangaha uhita usanga harimo abantu bagushyize muri security sako. Uwo muntu rero iyo umubonye yakwatse security sako uraza ukamukandaho kabiri, double click ukadomaho kabiri. Dumyeho kabiri hano bahita baguhaga code, ugafata screenshot y'ifoto cyangwa ukandika utwo tubare ukatumuhereza. Icyo nacyo ni ikintu mukwiriye ikindi cyanyuma ngira ngo mbabwire cyo ndagisubiramo kenshi. Ikindi cyanyuma ngira ngo mbabwire mbere yuko usiba application rusanganywe cyangwa wakoreshaga, banzuriye muri security sako yawe babantu washyize muri security sako. Turi kumwe? Sorry. Banzurebe abantu washyize muri security sako witonze. Ubanza ubahamagare mbere yuko kuko mwese nimusiba application mwari mufite. Mwese nimuzisiba application mukazisibira rimwe hagati yanyu haraza ntago muraza kubona. Yego muri hangana nyine bari kumpamagariramo, ariko icyo nari kubabwira mbere yuko usiba application banzo hamagare umuntu washyize muri security sako. Umubwiye abaretse gusiba cyangwa nimba yasibye abanze updating umuhe code kugira ngo hataza kubaho ikibazo cyo kubura code. Ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu byatubayeho mu gihe cyashize. So biraza kugusaba nyine gushyiramo ubwenge kugira ngo ukomeze kumininga. Nimba nanone muri security sako ufitemo abantu bakeya biraza kugusaba kongeramo abandi, sibyo, kugira ngo ibintu byabize kugenda neza. Hanyuma application rero ibyo bagerageje kongeramo cyangwa se ibyo bongereye muri zino update, icyambere bongereyemo ni Italian language, bongereyemo ururimi rw'Ikitaliyani. Icya kabiri hari chat yitwa DTCT, chat twaboneragaho uburyo nyine mining izagenda iba decremented cyangwa se igabanuka. Bayigize nice, bayitumye nyine igaragara neza, bayibetarinze bese bayupgradinze ubyumve gutyo. Hanyuma ikindi kintu bongereyemo bashyizeho uburyo bwo wa transfera coins zawe ukoresheje DID. DID ni nka referral code. Ushobora kohereza umuntu coin nawe yaramayininze akaguha DID yiwe ukamwohereza coin. Ubwo buryo nabwo n'ubundi buryo bongereyemo. Ikindi bashyizeho n'uburyo ushobora kwishyura ukoresheje iyo bita USCT. murabizi neza ko ari coin nayo turi kumininga.
Okay, muri hangana nyine bari kumpamagariramo ariko umuntu aba agomba gukora n'akazi sibyo. Hanyuma ikindi kintu cya kangahe bongereyemo ngo application yo kuri iPhone yego yakoraga nabi, rero bagerageje gufixinga icyo kibazo cyo kuba yarodingaga nyine wenda ubutarangira kugira ngo nayo ibe smooth abantu bakoresha mu iPhone babashe kuba bamayininga neza. Okay, hanyuma wenda ikindi twavugaho tugiye hano hepfo muri menu tukamanuka tukaza kureba aha hasi hano handitse version check, bari kuhabona aha hantu nanone turasanga kandi kantu k'ingenzi n'ubanga ubundi twa downloadinga application ya APQ kuri Android mu byibuke, ariko ubu ngubu ari application iri muri Play Store yitwa iri muri App Store. So App Store ubwo naba yego application iri muri App Store ushobora kuba wa downloadinga nyine bikoroheye. Ikindi kintu nyine tugiye gukora, tugiye kubanza dusibe iyi application twari dufitemo, igihe nyine ubanza yisibe. Okay, uninstall. Impamvu dusibye application no kugira ngo twirinde conflict cyangwa se paging error ishobora kuzamo kugira ngo installation ya application nshyashya ira update ize kuba yajyamo. Rero ndaza kubashyirira link ya muranyuraho mugera kuri application. Nimba mwamaze gusiba application isanzwe ndabereka website muranyuraho, ndabishyira muri video description, nizere ko mwese muzi kurebaho ugenda ukandeho then bihite bikugeza aho ugomba kudownloadingira application. Okay, hanyuma numara rero gusiba iri application yari isanzwemo, ndaza kubashyirira iyi link ibageza muri Play Store, ndayibashyirira muri description muyirebe hanyuma muyikandeho kugira ngo tudownloadinge application Delta. Ushobora kujya muri App Store, ushobora kujya muri Play Store, ushobora kujya kudownloadinga APQ, ariko twereka tudownloadinge iyi yo muri Play Store, ngira ngo muri kubibona ko irimo. Hanyuma icyo turakora no gukanda kuri install. Hanyuma nimara kuba installed urayifungura. Hanyuma numara kuyifungura hano hitamo nimero yawe ya igihugu cyawe, igihugu cyacu ni Rwanda, igihugu ni iki ngiki. Hanyuma hano shyiramo nimero yawe ya telefone uhereye kuri 7 nyine gukomeza, and then nurangiza ukande kuri next. Hanyuma hano baraza guhitaho gusa gukora icyo bita start two factor verification, uraza gukanda. Hanyuma uraza guhita ubona abantu bari muri security circle yawe, babandi washyize muri ya security circle, hitamo umwe. Numara kumuhitamo ubona yavivutse, ukanda hano handitse ngo generate security code. No kuvuga ngo iyo umuntu amaze kuguha agakode k'imibare 6 ukandika ahangaha, ukandikamo hano muri security code. Okay, hanyuma code yumaje kuyibona nyine reka nyishyiremo wenda murebe, muri kubona ko agakode nkashyizemo. Hanyuma urangije gushyiramo agakode uhita ukanda kuri next step. Okay, noneho hagakurikira icyo bita DSMS verification, ubwo nizere ko turi kumwe. Hanyuma warangiza ugakanda hano handitse ngo get. Okay, hanyuma hano bahita bakubwira ngo there is no enough access number in your region, kanda okay. Hanyuma warangiza ugakanda hano handitse global, turi kumwe. Hanyuma warangiza ugahitamo nimero iyo ari yose ushaka, ariko yo kuri WhatsApp rekamitemo nk'iyi ya mbere. Hanyuma ugakanda kuri next step. Icyo gihe baguha icyo twita verification string, bakaguha na nimero irahanga. Muri kubibona nkaba ngiye gukoresha WhatsApp, niyo mpamvu ngiye kuvibura aka kantu gutya. Ngiye gukoresha WhatsApp, ni nimero ngiye kuyishyira kuri WhatsApp nyoherereze iyi string. Hanyuma uko ngiye kubikora, ngiye kubanza nkanda hano kuri copy iyi nimero. Okay, nimero ndayifite, ngiye kuri WhatsApp. Hanyuma nimero banze
nkigenze gutya nyiyoherereze, hanyuma iyi nimero ngiye kuyikandaho, muri kubona ko iri kuri WhatsApp nyine, ngo sinzi ukuri bubigenze kugira ngo iyi nimero nawe ubashe kuyibona uze kohereza message. Hanyuma ubwo ngiye kuza nimero ngiyi nayishyizemo, ngiye kuzana ka string verification kashyiremo ahangaha, ndizera ko hano turi kumwe. Hanyuma hano ngiye gukopiya string, ndayikopiye ngaruke kuri WhatsApp, hanyuma ya nimero ngiye kuyoherereza iyi string, muri kubibona nkande hano kuri send. Okay, hanyuma iyo iyi string imaze kuzaho utuvi tubiri mpita nsubira inyuma, narangiza nkaza ahangaha handitse ngo I have sent verification string like this, nkahita nkanda kuri confirm, hanyuma nkategereza. Hanyuma yo mwawe gutegereza mubonye ko ibintu byanjye bise bigira gute, bise bikunda. Muri kubona ko sign in ihise iba successful, muri kubona ko mpize nkomeza kumayiningira aho naringeze. So ndumva ro ntago ari ibintu bigoye, birasaba ariko kubanza ukabitegura kuko mistake kuri bukore ityo biraza gutuma nyine mining yawe idakomeza. Banza utegurure ko buri kimwe kiri ku murongo mbere yuko kuramo application ya mbere. So reka turebe ko ndi kuri version ya nyuma, hano kuri version check. Okay, muri kubona ko ngiye ndi kuri latest version. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.